Ikaze kuri Iwacu Bikora Bite TV, twiga ibimera bitandukanye, aho muri hose rero ndabashoje mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana mu byo mukora. Iwacu Bikora Bite TV, uyu munsi tugiye kwiga ikimera kiri hano mubona mu mashyamba bita igihondohondo cyangwa bakacyita igihondobera. Igihondohondo ni umuti uri pasono ubasha guhangana n'imbaraga nyinshi z'umwijima, ibibazo byinshi bikunda gutera ingo, ibibazo bikunda gutera abantu, ariko akenshi kino gihondohondo dukunda kugikura kikagendana n'icyatsi bise urujenone, cyangwa kuko urujenone akenshi imyitwarire yarwo na kino gihondohondo kirabikora. Rero ikaze. Icya mbere rero igihondohondo gikora, urabona ushobora kuba uri umwana wenda bitewe n'imyitwarire wari ufite iwanyu, bakavuga ngo genda ntacyo uzimarira. Biriya bintu akenshi bikunda kubabaza abantu, cyangwa kubabaza abana, cyangwa kubabaza n'undi muntu wese uri mu rugo uciye ati tugenda uzapfa ntacyo uzimarira, cyangwa ntacyo uzapfa ugezeho. Eko buriya biriya bintu ni bibi cyane. Hari amagambo, hariho abantu bagira amagambo mabi ku buryo ikintu akubwiye kigukurikirana. Ashobora kuba ari nyoko wanyu, siko wanyu, cyangwa na nyina, nuko bitewe n'ibisekuru byanyu cyangwa n'umuntu ukwanga, akamanza akavuga ati gutyo. Rero iyo ushaka kwikuraho uwo mukoshi kugira ngo ukomeze ubuzima, ariko muhumure Imana iriho. Nubwo babivuze ariko ubu ngubu si kuri. Urumva Imana iriho igena byose mu buzima. Ndabizi iyo usenga by'ukuri, usenga Imana iramanuka ikavugana nawe. Utari wabona Imana ariko nta n'ubaho, kuko abenshi twarayibonye ukuntu ikora. Rero iyo ufite uwo muvumo, uragenda ugashaka amababi y'ibihondohondo yumye, amababi yaguye cyangwa aya ngaya yaguye ku giti, warangiza ugashaka n'icyo bita amababi y'igitovu. Wamara kubona ayo mababi y'ibintu bibiri, ugashaka n'icyatsi bita akamaramahano, mwarakibonye narakibigishije. Uba ushaka kwikuraho karande cyangwa ya mivumo bahoraga bakuvumavuma. Urugero, ushobora kukuvuma gutyo ukabyihorera mu gihe cyo gushaka, waba uri umukobwa cyangwa uri umusore, cyangwa ubonye akazi. Akenshi wajya uhembwa amafaranga ku kwezi, wajya guhembwa ugahembwa uri mu madeni. Arabibaho batigeze babatezaho ibyo bintu, bakabikora bucece bayibateze. Arabibaho ugasanga uri wa muntu, inda ya mbere ivuyemo, inda ya kabiri umwana aravutse arapfa, inda ya gatatu. Ese biriya mwebwe ubundi mwibaza ari ibiki? Fata ayo mababi y'igihondohondo n'ay'igitovu, ugashaka n'icyo bita kamaramahano, urabitwika byo. Wamara kubitwika ukajya ukarabaho gake cyane, warangiza ugafata n'agafu gake cyane ugashyira nko mu cyayi ugiye kunywa. Ibyo bintu birumvikana. Abantu bajya ngo mbasobanurire, ese ubura najya mbabwira buri kimwe kimwe cyose, ariko mujye mufata gutyo nyine. Cya mbere ni uko ubona ko iki kintu cyagufasha.
ariho abantu bakunda kurwara icyo bita ama-infection cyangwa ngo ni imitezi, ariko siko hari n'ama-infection bateza abantu we. Njyewe narumiwe ni ukuri, ukivuza ukiteza inshinge, imiti igezweho, imiti mva buri kimwe cyose ukagikoresha, imiti yose ishoboka, ariko icyo kibazo cyari ahantu kikanga gukemuka. Kino kibabi cy'igihondohondo rero uragenda ukabisekura, igihondohondo warangiza ugashaka n'akatsi gato bita umubogora, wamara gushaka umubogora ukongeramo magaro, ikindi cyatsi bateka kigatukura, mu gitondo agatasi, saa sita agatasi, ukamara iminsi 4, iyo ndwara ihita ivamo diregiti. Ikindi ushobora gukoresha, ushobora no kubifata ukajya ukarabaho wari hasi, ntuzagire ikibazo rwose, ibintu bigenda bicamo, kuko ibyo bintu nabonye byihutisha muri ubwo burwayi. Igihondohondo rero ku magini, kino gihondohondo ahantu kenshi uzasanga kino gihondohondo kirinda inzu. Kino gihondohondo akenshi gikunda mbese kibika ibintu byinshi cyane, abantu bashobora kuroga, cyangwa bakuzinga bagutwaye akenda kawe k'imbere, cyangwa batwaye bwa butaka bwawe, bakagenda bagacukura munsi y'igihondohondo, bakagera gute, bakagushira bakavuga ati kino ni igihondohondo, ariko ko nagiye kubivugara. Aya kandi tugaruke, bakavuga ati uzahondagurwe mu byo uzakora byose, nta gihe uzimarira, bakagitongeraho ibindi bintu, ariko akantu bazingiraho ntacyo ntabwo nkababwiye, uzagenda ugahemukira umuntu ntabwo tubikunda, ariko ku bantu ukajya mu buzima ugahondagurwa n'ubuzima, ugakubitwa n'ubuzima, ujye umenya ko bagushize munsi y'igihondohondo. Urumva rero iyo ushaka kwibohora, twize imiti ushobora kwibohora nawe ukava kuri iyo ngoyi y'ibyo bintu by'umwijima bibi. Hariho n'abantu bagifata kino gihondohondo bakabisekura, bakajya ngo babyiyuka bongeje ikiringiti, ariko birangiye mbona simbizi, biterwa n'uko wese yivuza, ariko iyo byose bakabyiyuka, shandogo yango pe, imyuka mibi iraguruka rwose, nubwo biba byagufashe gute, ariko Imana mujye mumenya ko ariyo igena. Rero ku bantu bakunda ibimera by'iwacu, igihondohondo iyo uri wa mumama cyangwa mugabo ukubitwa n'abagore, cyangwa ukubitwa n'umugore, cyangwa mu rugo rwawe ari ka kavuyo hasi hejuru n'iki ewana, igihondohondo buriya siko gishobora gutanga umutekano mwiza mu rugo. Igihondohondo ufata ikibabi cyaguye kigaramye ukagitwika neza, wamara kugitwika neza ukongeramo icyo bita umunanira, ntihogere ukuntu kuzagerwa bumva birirwa babahondagura, ariko umunanira ntimuwuzi n'umuhanga, nimba ari ibitererano bamuteje byo kwirirwa guhondagura. Rero mwarangiza, ntabwo mba nkeneye ko umuntu anywa umuti wenyine, nawe uwumukore nawe ugombye kuwunywaho, mwese mugasangira, nta mpamvu yo kunywa umuti umwe, nubwo se n'umuvuza wowe bikagusigaramo, ko ariyo mpamvu tuba tubyanga. Ariko mujye mumenya ko ibimera biriho hano hanze, hari ibimera byinshi, weho uzabyitegereze, nimba uri kugendesha inkweto zawe cyangwa witarasiriza, ujye ureba ubwoko bw'ibimera biriho. Ibimera byose mubona ni imiti myiza kandi idateza ikibazo, niyo mpamvu tubabwira ngo uyu muti, uyu mugore utwite ntawemerewe, uyu mwana ntawemerewe, kugira ngo umashe gusobanukirwa n'ibi bintu biriho ku isi. Rero abantu bakunda cana iwacu bikora bite? Ndabakunda. Igihondohondo gifite amapisodi arenga 8, ariko gake gake tuza tunabigarukaho,
uko ibimera biriho ni byinshi rwose ntabwo twabyigisha ngo tubirangize, ariko Imana irabakunda natwe turabakunda. Umwaka mwiza.